twese ntawe usigaye duharanire kubaho ugaragawe ibimenyetso atabaze kwirinda no gusenga tubigira intwaro kugarire turoga. Murakoze. Amazina Penezi bya Benoni ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Karamba. Biterwa n'uko umuntu ashobora kwikoraho agapfa ku ndwara ahantu hari indwara hari virusi ukaba wakwiyanduza cyangwa se ukanduza n'abandi. Hanyuma ngenda ndeba uburyo bwose bugenda bukoreshwa bwo kwirinda, ari imiti abantu bakoresha, mbona ntibihagije. Uburyo bwo gukaraba ntabwo bihagije. Nibwo natekereje uburyo bwo gukaraba intoki nta hantu ukoze, nta robine ufunguye, nta hantu ukandagiye. Ndatekereza ndetse abantu bafite ubumuga byagenda bite, bakandagira hehe? Mbona byaba bibangamye. Ndebye ibindi mbona bituruka hanze, bikorerwa hanze, numva nyine birabangamye kuzajya dutegereza kubikura hanze kandi dushobora kubyikorera hano mu gihugu. Nibwo natekereje ndavuga nti reka mbanze ngerageze ndebe yuko byashoboka. Ndakora nkora test mbona birakunze. Nuko nabitekereje naho igitekerezo cyaturutse, ndakora mbona birakunze. Ngatwereke ko nyine ko byakunze. Ibyo byakunze rero ni ugutega intoki gusa nta kindi ukora. Ni aka kantu ubona niko gaturukamo amazi, utega intoki gutya, nta hantu bisaba ngo ukande cyangwa ugire gute, amazi akizana. Ndagira ngo uri kubibona, ni hano honyine utega intoki amazi agahita yizana. Ndagira ngo urabibona. Ni gutya. Kugarire turoganijwe tuzi imbaraga dukomeye. Ahantu kureba mu nzego zose uburyo bino bintu bikoreshwa, ahantu ikoranabuhanga ry'igihugu cyacu rigeze mu bantu, mu rubyiruko rw'igihugu. Ntabwo ari ukuvuga ngo bikorerwa hanze, mu by'ukuri urubyiruko rw'igihugu rurashobora kubikora kuko leta yafashije abantu barize. Hari benshi bicara bakarekera aho ngaho ntibakoreshe ibyo bize, ariko ibi ni bigaragaza icyo leta iba yarakoze, yarasize imbaraga mu myigire. Bya bindi twabonaga yuko bishobora gukorerwa hanze gusa, byashobora no gukorerwa hano iwacu. Nanone ikindi cyo gutegereza ibikoresho uko bituruka hanze ni ikibazo. Ushobora kumara amezi utegereje, ushobora kukizana cyazapfa ukabura depanaje, ukabona umuntu ubigukorera. Ariko ubu ngubu iyo bipfuye hari umuntu uri hafi ubizi neza, wabyimplementinze azi mu itangiriro kugera mu mpera yabyo, ibintu byoroha. Ushobora kuza kwamamagara nkahita nza nkareba ikibazo nkagikemura nk'umuntu wabikoze. Ubu bushakashatsi bwagutwaye nk'igihe kingana gute? Byantwaye, nabanje kugira igihe kinini cyo kubitekerezaho, ariko mu gutangira kubikora, gutangira implementation, byamfashe nk'amezi 3 ndi kugerageza ngerageza. Hari ibyo ukoresha bikanga, hari igihe ukoresha ibintu nyine wari wizeye ko bishobora gukora wanabiguze, bikurikije nyine n'ibyo ugiye gukora kuko uri muri test uri kugerageza ugasanga ntibikora. Icyo gihe byafashe amezi 3 birakunda. Kugarire turoganijwe tuzi imbaraga. Ubushakashatsi nta bundi buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga nk'uko nyine isi yose imeze muri kino gihe. Urabona hari uburyo bwo gukaraba intoki za kandagira ukarabe,
hari n'uburyo bwo gukaraba intoki wenda bafunguye amarobine, ariko ibi ngibi byafashe iminsi nabyo kubikora. Urabona amazi ari guturuka mu rubaho, wowe ntabwo bisaba ngo ufungure urubaho se cyangwa ugire gute, wowe utega intoki gutya amazi akizana. Urabona ko nta handi hantu nkoze, ugakaraba. Nabikoze rero kino cyorezo kimaze kuza, ndi kubona hari icyo byafasha abanyarwanda. Bifata iminsi, byamfashe nk'amezi 3, ariko igitekerezo cyaturutse kuri mushiki wanjye yarambwiye ati ko kino cyorezo gihari, kandi njyewe nkaba hari ahantu natambutse mbona bari gukaraba, hari umuntu uri kugendera mu kagare, nkabona biramubangamiye akabura ukuntu akaraba. Nta kuntu wabigenza ku buryo twafasha bari abantu, ariko njyewe amaze kubimbwira numva ko si bariya gusa n'abandi badafite imbaraga kandi n'ubundi buryo bwo kwihutisha. Nahise numvamo ibintu byinshi byafasha, niyo gushyiramo imbaraga nanjye ndabikora vuba vuba. Yarambwira ati gerageza nk'umuntu wize bino bintu, gerageza ukore turebe yuko byakunda, bari abantu tubarengere. Yego niyo gahunda yari afite yo gufasha abo bantu. Njye ndebye nsanga abana bagiye ku ishuri cyangwa se n'abarwayi bagiye kwa muganga n'ahandi henshi bishobora gukoreshwa n'uburyo kuzamura ikoranabuhanga. Ndagakora nyine, arakashima, abona nyine birakunze, ndamuhamagara ntibyakunze, arishima cyane. Imbogamizi ziza mu buryo bwo kuba wabyereka abantu ngo babe babikoresha. Barabyifuza bakabona ko ari byiza, ariko kubera ko biba bifata igihe no guhenda, byaramfasha amafaranga menshi mu kubikora. Namubwira igiciro nyine akumva kirahenze, akavuga ati ntabwo nakwirirwa nkikoresha, nzakoresha uburyo busanzwe nyine bwo gukandagira cyangwa gufungura na robine, kubera ko birahenze. Ariko ndagira ngo n'inzego z'ubuzima n'inzego za leta zindi dufatanyije byakoreshwa. Urabona nk'ubu ngubu amashuri agiye gufungura mu kwa 9, abana nta kuntu bajya ku ishuri badafite uburyo bwo gukaraba cyangwa ngo bajye bakaraba bakandagiye. Hari n'abadafite imbaraga zo gukandagira ku buryo amazi aza, hari n'abafite ubumuga bw'amaguru badashobora gukandagira cyangwa se ngo babone umwanya wo kwegera ngo bafungure. Gufungura byo urabyumva nyine, uburyo bwo guhererekanya indwara byakoroha, ariko nk'uburyo bwo kuza ugakaraba byihutisha igihe, abantu ntibatindeho. Inzego za leta rero dufatanyije, ndagira ngo twese twarinda abanyarwanda. Uburyo rero bwo gufatanya nta bundi, ari nk'abanyeshuri bagiye kujya ku mashuri, buno buryo bugashyirwa ku mashuri. Urabona ko byakorewe hano mu Rwanda, ku masitade, ku bigo nderabuzima, hano kwa muganga. Ndagira ngo urabona made in Rwanda niyo turimo muri kino gihe, niyo politiki y'igihugu. Ni nabyo dukeneye kugira ngo u Rwanda tuzamure ibendera ry'igihugu, u Rwanda rwamamara. Murakoze. Nitwa Mugisha Emmanuel, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Gatenga. Zikenewe mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Umwana w'urubyiruko rero nuko ariho anateza na Made in Rwanda, ndetse no gufasha abaturage bacu mu rwego bwo kwirinda kiriya cyorezo. Icyo tuzakora rero tuzakora ubukangurambaga mu bacuruzi ndetse no mu nsengero no mu bigo bikora mu murenge wacu, kugira ngo icyo gihangano yakoze gifashe abaturage bacu.